umva rero Mutoni impamvu naguhamagaye hano maze igihe kinini cyane mpamagara uza kundeba ndashaka kumenya exactly ikiri hagati yanjye nawe icyo utekereza ni iki kiri hagati yanjye nawe ntago ukizeye no nta kintu ababyeyi bawe baba barakubwiye ababyeyi banjye ntacyo bambwiye njyewe rero ababyeyi bawe bambwiye yuko njye nawe twabana nawe se urabyemera ndabyemera ndagira ngo nkumenyeshe ko rero bidashoboka njye mfite inshuti mfite umugore njye nubwo tutabana kubera ibibazo runaka menye gutyo kuva ubu ntabwo bishoboka niko bimeze kandi bizakubeho n'ahandi ujya he ariko se biriya bintu kose ukabishaka kubiga byateza kubera ikigo erega muzehe ntabwo ari we umpitiramo ibyo ashaka ntabwo ari byo nshaka nanjye ngomba kwihitiramo ko nicyo gihe cyanjye ngomba gukora ibyo nshaka ubundi rero ngiye ku bwanjye sinakabaye ntangira uriya mukobwa nta nubwo nabonye ari mubi batavuga numva kitakabaye n'ikibazo ariko zirikana amahane yaso ntabwo bishoboka rwose amakuru n'ubwire kamusobanura nta kundi none se ubu ugiye mu biti twabivuganye na sheri wanjye ibindi twarabirangije icyo nicyo cyari gisiga nta kundi nyine ugomba kubimwumvisha nta kindi kibazo gihari nta kundi nyine ugomba niba cye ntabwo ari ubuhushya wasabaga icyemezo waragifashe nuko nyine urabimubwira ntagira ameze none ibyo nyine ntabwo hagira vuba kwanza navuganye na mama kuvugana na mama muvuganye iki muvuganye iki turavuganye biragoye ariko ntabwo abyumvishe neza ibiki ariko kutari kumbwira ntabyemeye ndagiye ndabona wisetsa gusa ntumbwire nyine namubwiye ko ngiye kubana na sheri arabyanga mubwira ko nta kundi nyine ariko abyemeye atemeye isaha n'isaha ngende umugenda bayi zagume mu rugo witonda neza kabisa njye yanyemereye ni ukwemera atemeye ariko ndagiye amanze njye kureba sheri wanjye tubanze tubipange neza ntiwayirangire se ishati narangije aho rero uranakoze kunterera akazi
turabonana byihorere niyiziye nta kurya nta kunywa nta ki ceceka niyiziye ariko harya ngo wanzanye kwa mukuru wawe harutwa n'ikuzimu cyase nari mbizi ko bazabigenza batyo abahohotera abandi bose niho baba humura ariko niyiziye sha mwarampemukiye nuko oya humura niyiziye kandi ntugire ngo biraciranga kuki mutigeze mugira ndahaguruka ndambara inkweto njye kubaza so wanyu uriya cya kunzirikira umwana wawe uzirika itungo dore mbara inkweto ngize turizirika ariko arabeshya yewe we baronzirikira umwana wawe abazirika ihene reka nzibaze so wanyu nguyu nanjye n'umwana wanjye ariho neza ntugeze mu bakire kwa se wabo nawe wirirwa ku ngoni y'umugore reka tugende mubaze ukuntu ambohera umwana ahubwo we anzirikira umwana bose uzirika ihene oye reka ze mubaze tuva muri uku kuzimu niko kare ubu urabona ibi bintu wankoreye ari ibiki koko kunzirikira umwana bose uzirika itungo kuko kare ibi bintu cyo wankoreye koko kumbohera umwana induru numva n'induru n'ibiki se nanjye n'umwana ariho arakomeye ari kwa se wabo mu bakire naho yirirwa ku ngoye kandi Kalisa ntago bizaciranga ntago biciranga banguke ntago biciranga halo kunzirikira umwana bose uzirika igisambo koko urabona ngana numbi yamugira ko atarya kwa boshana Kalisa we nuko warakoze ndamujyanye ariko icyo utamukoreye uri se wabo abandi bazakimukorera kandi bazamwishyurira n'amashuri tugende mwana tugende uzajya kwiga ntabwo bizacira nubwo uri murumuna wanjye uri ingetura are toka mugiye ngo bizacira yewe ibyara mweru na muhima mwese burasa toka kwenda ntabwo bizacira chira bacire mu muhanda se mubayeho muti tubayeho nawe biragaragara ko ndi hose nta n'ikintu muri gucuruzamo ducuruza ibintu bikeya ngenda boroherwa nubwo ababyeyi babyanze banze ko tubereka ibirori ariko nta ndi maherezo nta kibazo mwihangane reka mbasige amafaranga yenda muza kugura akantu mwahaha byibura iminsi mikeya ndaza kugaruka kandi murakoze kwihangana
Mwiriwe. Muvandi wiriwe. wowe uri maze kuza mu iki ndiyo ndagaburira amaso yanjye wambaye Ariko surangariye iki ko ngusuhuza ukanyihorera? Niko muvandi. ariko ni iki Nagusabaga akazi. Muvandi. Ubushomeri bumeze nabi ariko urifuza iki wambaye? Akazi ukabonye aha cyangwa ukabona ku gahanga ubushomeri burisha no. ariko ntabwo sinuko basaba akazi ntabwo ari uko basaba akazi Yego ntabwo nize ngome nakwandika ariko ni ukuvuga ngo nta na diporome ufite rero reka rwose nakuze ndagira inka za data. ni ukuvuga ngo nako mu rugo nako wagakora nta kibazo Rwose nkabonye ngacikiye pe ndagakora. reka nkwerekeye urabona kariya gahanda kangaka ukase gutya so reba kariya gasozi hariya ugakomeza utya ukagenda kuri kariya gasozi urumva Ndahabona. ugeze hariya ukabaza umuntu witwa Senda ufite telefone ubundi Oya nta telefone ndi. ayo ariko reba isumbukuruzo urebe neza isumbukuruzo wahabonye Oya nahabonye rwose. dore hariya Aho. ariko ukomeje aka gahanda gutya kagenda kakagerayo uzaze ejo ubaze umuntu witwa Sengano urumva ejo mu gitondo Urakoze cyane. sawa Umuhungu mwiza gusa.